naho ngiye shiri wamubwiye akigira yuko numva nta bibazo ushakana sibyo kumvikana nta bibazo ushakana bamuza ntambuke ntago ndi umwana nawe cyo gukora sibyo nyine ukora byose ndabizi ntago nshaka gushona mu kwawe n'imisatsi yavunitse igihe yigire gusima nta bibazo ese ntabwo ushobora kwijyana bamuzarisa Gode kujya umuntu umukora cyangwa ukubite nimushaka kujya wese ndetse nabwo cyane ko ibyo bibazo bize byo kujya Sorry. None mbwira. Nawe mutahe. Byaje gute? Ubusa ukuntu umeze ibyo ngibyo nibyo waza kumbaza aho kugira ngo ume pole. Njye ndakubwira ngo nakoze accident navunitse nawe ukajya kumbaza ngo ko wambwiye ngo nese ubundi ngiye gukora accident byose atari wowe unyirukankana. Yewe ukuntu nabaye ahantu hose wapana kuvuga pole ngo nakubwiye ngo Nase tugeze kode. none se ngiye ngo ndataha ubu nagera mu rugo ameze gutya nabasha no kugenda. wakuze kuda cyangwa wasinzira Ubwo ndumva nshaka kuryama. Ese ari agitangira. igitanda cyanjye Cyari kandi cyane. cyande Aho kubaje mu tanda kindi kirashashe. Shino kuri igitanda meza. cyacu iby'umukozi cy'abashyitsi nta gitanda cy'umuntu Igana cyari kirashashe. bisa n'umushyitsi Shino nta kibazo reka ndyame hano mu ntebe. Sorry. Ariko nawe n'utari n'amagambo. Ndakoresha mu gitanda cy'abashyitsi kirashashe. ntabwo nzi Abo ndabona ntazi byabaye. Ntabwo wagira n'inkoro. muwazi w'ingore se Ikibazo ni umuntu. Meti. Yangiye kujyana. Ndajya kubona umushotora. oya nanjye ndashaka kumutwara Nawe ndajya kubona umushotora. oya Hagararira. ntabwo mushotora Ese ndakubita. Ndakubita nukomeza kunshotora. none se wabonye mushotora Niba ngwaje mu cyumba cyaje ntunsubize. Shino Unigi. none. okay namusase Subiragire. Umvise subiragire. Shino ni binarimo kuba. Nakwiyara. Halo. Sheri, bite? Meze neza? Ase sheri kunyicisha irungu n'urukumbuzi no kugira ngo bigende bite? Mbaye wumva uratangiye none se ubwo ngubwo urabona ubu mbayeho nte? Ni nyine mu rugo ndacyakisazi kino cyanesheje umutwe. Irungu riranyisha irungu ni ryose. Umfata ariko wowe rero mubigira imikino ubona norohewe koko urankunda nyine ndabizi ariko nanjye nge sinkukunda sha byihorere n'ubu aregura seka
yenda kuye ko mbabaye meze nabi umutima wanjye bashengutse nawe ugaseka reka sha rwose umva gira vuba rwose uze usane uyu mutima dore wabaye udupande pande. Alice, nshaka tuvugane. Alice, imyihangane ibintu byose byawe. Urazi ko nta kibazo cyagutanga. Ariko nako ikibazo hari ikibazo kiba gituma hari ibintu. Urabona bitera kuzakisa. Arahanga. Ikibazo rero yagira. Cyatugira ingaruka twese. Harimo no gupfa. Ariko none tumufashe tugomba kumurwaza twakakiza ubundi yagize agataha. Ikibazo mfite ni kimwe, ngiye kujya mu kazi. Nizere ko uri bumwiteho ukamurwaza nikaho mu rwego rwo nk'umurwayi wese yahise ararwaye ejo n'ejo bundi nawe wamukina ntawamenya ubwiragiza. Uyu munsi ni urwaye ejo yaba ari undi kandi yamurwaza nawe nk'umuntu n'indwara ntaganitse wenda nimba ari uko ubishaka n'urwa ntazakwita ariko ndabizi neza ko byakwita. Wowe noneho binkorerwa sibyo ngiye kujya mu kazi ntabwo mpari ngo mwite we binkorera umfashe umurwaze nyine nk'uko arwaza na mama wawe cyangwa se mama wanjye umanjye sura mugereranya n'iriya ndwara urabikora se rwose. okay sawa wihangane umufashe icyo akenera umufashe gusa nimba ari na kiriya kintu bamushutseho mukireho umuti no kugifuranya. ariko rero Alice bete ni umuntu nawe ndamwitaho agasara kose kanajye kwitegura. mwiteho ndaje mwereka aho ndamwitaho nyine kubyifuza cyane rwose cyane aho ubundi se natwe turi aho none se mabuja umva nkubwire se mabuja none se inyoni imubwira akora iki ariko si wowe bari kumubwira mubwira rwa rusazi mbakubwire rero wandaye wambwakazi we gafifi y'umugore sibyo ariko se ntukagitukana nawe buretse umva nkubwire sibyo ntabwo ngiye nsangira inyanya n'inyuma wangegera akazi utari wakubitwa n'umugabo shingukira ku mugabo Richard ni umugabo wanjye ubundi umugabo wawe arabizi kuri indaya na Richard umugabo wawe arabizi ariko sigira hino igira hino tu igira hino na buretse reka nkubwire maraya we nguhaye gasopo ukajya ufatanya nimba nakwihoreye ukagira ngo ntukajye winjira mu bintu by'abantu uyu ni mabuja urumva nje mbiki hano ngo umukozi ntabwo urimo umubwira ngo uramukunda ahangaha ngo nawe uramukunda ngo ari kukwicisha irungu arakwicisha irungu ntabwo ndahangaha ubyumviye hehe reba hano ntabwo hakinguye ntabwo narimo nkumva wowe nta soni
ubwo rero uzi ngo urancuritse ntabwo umaze kumubwira ngo uramukunda ariko ubundi ugira mu bwenge bwawe buruzuye wowe umva mubwize ukuri wewe umva tuza ujye umenya icyo umuntu avuze so mbwiye ngo ninjye uyu ni mabuja arampamagaye niwe unyihamagariye arambwira ati mu rugo bite ati ibyo guhaha bite ibyo twavugana ngo murakumburanye ngo amarungu none nawe ufashe ariko kuko n'agasuzuguro kunyaka telefone ukajya gutuka mabuja nyokobuja ni igiki ndagukumbuye wanyicishije irungu gira vuba utaha ariko sheri umva mubwize ntabwo ari umbwiye ngo ninjye kwitegura tujye sheri gushaka inzu ntabwo none se nyine ntabwo ngiye kwambara nkagusiga ahangaha ngeze siniteguye tugenda ahubwo tugende sheri sweetheart okay sawa ushu umutima ndagukunda nawe ntabwo ubizi nta wundi muntu nakurutisha narakubwiye ngo ujye wumva ikivuye ku ndiba y'umutima wanjye nta wundi muntu nakurutisha urumva ibyo bindi wumva byo ku ruhande nyine ni ukuntu mba kumufenga witunganije harya Jeff yavuze ngo mwiteho sha yaje mwiteho kakiri ku nyama nabonye ari zo ukunda wagira ngo ibyo wigize ibyo wivunikishijwe wasanga wanasinze bakaguhondagura sha Betty icyapfuye none Betty icyari ngwino urye sha uracyababara sorry nari nguteguriye ibiryo ushobora ukoze ntabwo uyu munsi ndi burya njye gusenga iyo bagiye gusenga ntabwo bajya senga ushobora gukora amasengesho yo kwiyiriza ese kuko Jeff yarambwiye ngo mwiteho nasanga inzara yakushije ibintu ntabwo iri bunyice wari ukoze cyane shayi cyane ari ntabwo ndi burya kubera iki se ese ntabwo ushonje ari njye gusenga ntabwo ndi burya nzarya ejo ntari bimerse kandi kuba wari unitaye kerekana ibisiga hano nusonga basi bakubita sibyo nta kibazo merse ubundi urarwaye we urarwaye ko kuri seriye cyangwa ni nyine reka ndebe atari kuri kudutera Alice ushaka kuma amahoro ari ok none reka nkwereke sibyo reka nkwereke ibyo ushaka sibyo ushaka sinabikuze mbikwereke hanyuma ukomeze utere ibuye mu gihuru kugira ngo urebe ikivamo sibyo ntabwo ndwaye hanyuma sima waje nk'iyagatera iturutse n'iyo mitwe yawe
noneho ndashaka kukenyera ugakomeza ubundi tugahangana. ibyo ushaka ntabwo nubaye cyakuzanye hano uzakibona. ahubwo ikingaruye hano nicyo ugiye kubona. tuzareba pe. nta nubwo nje guhangana nawe kuko nta n'umwanya ngifite wo guhangana nawe. ngo waje kuduhangana. ese ubundi ndindira mpanganira nawe mu rugo rwanjye kugira ngo bigende gute? umukobwa wubatse se? okay, wowe warwubatse turaje turebe nyirarwo. ahubwo we ko wabaye indaya uraza kwishinga ku mugabo wanjye ubeshya ngo wavunitse ngo wakoze accident ngo wagize ute? indaya ijya mu rugo. Inyari indaya. ibyo uvuze ushaka kubisubiramo? ushaka gusubiramo ibintu uvuze? indaya. Ndro sasa uranshaka sibyo? Ndaje kwereke. Nizere ko wabonye ko nagiye fatanye kumukuraho amaboko. Sasa rero icyo ushaka uraje ukibone. Mbabara asa kwicira hano. Nyica. Ushaka ko Jeff asanga urakaraba. Wowe nta n'umutamira urimo. Ushatse witonda. Ako ari kwamba wari gukareka guhangana nanjye. Urabona upima ibiro bingahe byahangana nanjye. Tuze Ntuje gute? Ntuje gute? Ari uzi ikintu musabye musohokera mu nzu. ntayisohotse. Ntayisohokamo? Vugisha ukuri. Ntayisohokamo? Ntayo. Akari urashaka ko Jeff asanga nabuze umurambo hano. ubikore. Okay, kwanza reka ndeke guhangana nawe. Ibiki? Njye uramenya ku buryo ufata isahani y'ibiryo ukabimenya wawe ukicuba. Wagera kubimenyera. Uzongere. Kongera kumenya. Warya. Wari ikira. Wicira hano. Wicira hano nicyo ushaka. Wagicucu njyewe urabona ukwiye guhangana nawe. Mbona unyitondere niko mufasha ariko. Ma. Reka muve iruhande. Ariko ari wambabariye ntakwicira muri izo ntebe. Ibyavuzwe biratashye nta nyine nakubwiraga ahantu haza kwishimira ndabona. Beti beti. Kandi hasubijyanye mu biryo byagenze. Aha ngaha bati.
mwongeye murarwana Ansanze hano mu ntebe hararimo mubwiye ko numva nta peti mfite yo kurya ahita abimenya. Mbese umeze gute? Meze nabi n'umutwe uranyishe. Ni gute ubundi ujya kurwana urunani rwawe? Ntabwo narwanye nuko ari sabiranye y'ibiri. Ahise se ari hehe? Ese ubu ngubu niko barwaza umuntu? Ese ubu wansigiraga ari isi ubona ari umuntu wo kundwaza. Alice? Alice? Aho se umujura ujyamo? Nari se ubimenye dore na hano umusatsi bigaye byuzuyemo. Mbese ubugira ibintu byose? Shiri. Wanyweye imiti se basi? Alice? Oui. Va hano. Shari bite? Shaka n'igihe Alice adomye ukuntu. Alice? Ko niko barera umuntu urwaye? Gute? Ntawe ubwiye ngo urwaze beti. None dore byose nzanga. Aha ngaha hari inkoko. Aha hari inkoko kure ki muri abana bo kujya ahantu gutya. Byagenze gute kugira ngo ibyo byuzuye aha ngaha? None niba Mwarabigaza kure ki musigaye mubimena muri salo? niba nagaburira utabishaka umuntu araza azanye ibiryo akabimenya nimba yatabishakaga soke Leta bishaka so bimena hasi. njyewe ushyize mu nyurabwenge zawe urumva nateka ibiryo nagize nkabimenya urumva ibyo bintu bibaho ku buryo umuntu yateka ibiryo akaza akabimenya none wabajije uyu nguyu se Uzi ukuntu umeze nawe urabona naza. Ariko Alice nawe ujya nawe ushyira mu bwenge. Umuntu ararwaye hehe nta n'amazima afite yaje kumira ibyo gutya. Aho ndibaza aho se warwaye. Mwarwanye mbeze gutya. Mundi reka buretse mva ngo urarwaye wacitse ibisebe ahantu hose urarembye waruzi n'ikindi gihe Alice nta mane. reka nkwereke ko atarwaye noneho uze kubyibaza igisebe kiri hehe igisebe kiri hehe Alice tucanga. reka Shiri wanyishe. wareka nkakwereka ukuri ko atarwaye Shiri atakubeshya. Ushobora gutuza. ndekura Ushobora gutuza. ndekura Ushobora gutuza. ndekura Ushobora gutuza. okay natuje Nta mane. nyine ndekura natuje Ubu uri kunyereka nyine uko byagenze kugira ngo ndekura natuje nta mane yashaka none. Wicaye nawe wicaye. Nta mane yashaka sibyo? Ndi kwibona uko byagenze kugira ngo amere gutya. Waje kumurwanya nyine biragaragara. namurwanyije Nawe ndari no kwirwana hano ubundi. Asa nawe ngiki? reka nkwereke ariko ko atarwaye Sinongeye kubona hanga. Shiri tugenda mu cyuma nyanditse arimo kunoneka. Sinongeye kubona hanga uri kumva? Sinongeye kubona hanga. Fata inzira ugende yara mu cyuma. Niba ibyo ushaka ibingi ndabikorera. Uje kurwana? Uje kurwana? ndekura nyine nkwereke Uje kurwana? kuki se Ntabwo ushaka kuri. Ntabwo ushaka kuri. Ntabwo ushaka kuri. Kuko uri kurwana ntabwo. kuki utari kunyumva njyewe Kuko uri kurwana ntabwo ushaka kuri. Sibyo? Ndavuga ngo fata inzira ugende yara mu cyuma. Uri kumva? Genda. Shiri ngiye Sigara ngo nta kwigendera Alice atakomeza kunoneka. Ninongera kubona Eko Alice. Wajya ugira n'umuti. wanshatse nta mutima mfite Wajya ugira umuti. reba ibintu byose ni imiryango barashyira urahe rwayo ariko ndabona ibindi baboneka iri ni idirishya ryaho
ikibazo ntabwo umuntu yabasha kureba. oya none se njye ndahazi none se sinako njye ndahazi neza nuko twatwite usanga yakira rero urabona atari cyabaye Shana nyine tu ni heza. Heza ariko ewana. sheri ndahazi ni heza reka Gusa nyine ni heza nanjye nahakunze pe ni heza ni ku muhanda urabona. Gusa ikibazo urusaku. Hari urusaku rwinshi. Kubera ko ari ku muhanda w'amasoro. ariko uzajya ubimenyera kandi turi kumwe si urusaku ubundi uzarwumva nta Ikintu wamitiramo sina cyane. wajyana Ikindi nzajya nitemberera ntahe nijoro nigire mu bashuti banjye ntahe imodoka zashize mu muhanda. ahe n'imvura ndaka Nyine nka saa moya n'igice saa mbiri. noneho katugende ubwo ngubwo wenda tuzagaruka neza cyangwa twimutse cyangwa wenda tugaruka neza nta kintu nakwima ntubizi umwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko bimbwira mba namaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose kuko ntuwiteka imana yawe manuwe no kugutabara umwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko bimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose kuko n'uwiteka imana yawe manuwe no kugutabara mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko bimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka imana yawe manuwe no kugutabara mana data mu izina rya Yesu Kristo data ndakwizeye mwami wabanye nanjye mu bihe bikomeye wabanye nanjye ibihe data nabonaga ko bingoye mwami nabonye kugira neza kwawe mwami nabonye imbaraga zawe mwami nabonye imbabazi zawe n'ubu nakiriye kugirirwa neza nawe mwami nakiriye amahoro yo mu mutima nakiriye kugira amahoro mu rugo rwanjye mwami ndakwinginze rwana n'ibindwanya data akomeza kugirira neza mwami mu bihe nk'ibi binkomereye data nkeneye kukubona wowe kora nk'imana ngengeza aho nanirwa nk'umwana w'umuntu ariko wowe data aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangiriye wowe niba utangirira gukora ndadushimye ko ugiye kungirira neza dushimye ko ugiye kongera gusubiza umutima wanjye amahoro kandi ushimwe ku buntu bwawe bukindinze mwami kuba nyiriho n'ubuntu bwawe ushimwe data ko ugiye kumpa amahoro mu rugo rwanjye ushimwe guhagurukiye kurwanya ibindwanya data data nkweretse uyu munsi no kuba ndi hano n'ubuntu bwawe mwami ndabizi neza ko n'ibindi ugiye kubigenza neza mu izina rya Yesu Kristo nagiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza nagiye kubona impinduka idasanzwe mu rugo rwanjye urakoze data ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristo
amen. Sheri, uzi ko mvuye guca muri eko Yagenze bite? ubu nyine ni byiza bambwiye umwana ntiyi Nani utwite. Bizere ko ari umuhungu. Umuhungu, right? Umuhungu. urazi ko hasi kandi twavuze ko umuntu uzaswara azagurira undi Ntabwo naswase ariko. kobwa ntabwo umushaka Uyu ni umuhungu uri urambeshya. njye nta muhungu nashakaga maze kumva naserebuye ni ukuri ni agakobwa Sure. nyine ndasubirayo barebe neza wenda bwa kabiri akunsanze ari agakobwa kandi ko babiriye genda senga imana ibizahindura Senga Imana ibizahindura. Ngenda senga Imana se. Nanjye ntibizahindura. ubu niba yarabaye umukobwa nyine n'umukobwa ibyo wasenga byose ntabwo byavamo Nanjye ntibizahindura. ushaka agakobwa ushaka agakobwa Kubera ko ariko ufite. oya kundekuye kubera ko ariko mfite ntabwo gashaka Nyine niko. Akenda shaka koga. agakobwa Uzashakamo n'inka. ego ko ubu utagiye kubara inka z'umwana utaravuka Nyine. aka kanya By the way, reka bra. Hmm. Ndashimishije. umva Basi hari ikintu banyibyo. Kabaye agakobwa. Ubwo ngubwo kazaza gasa nande. na mama wako si ubugasa na papa wako kaba ari Kaba ari iki? kaba ari kabimo gakeya ariko ari keza nanone kagomba gusa na mama wako Ibintu byose se niwe uzajya ubitwara uyaza byonyine. kubyarira agahungu musi reka agakobwa kazasa nanjye sibyo Rwaho ubwo ngubwo none nongeye gucikira. iki se sibuka ko twavuze ko umuntu uzaswata azagurira undi shyira hano Neze kunyaka amafaranga. shyira hano twavuganye ngo iki twavuze ko uzaswata azagurira undi Nyine nyaka amafaranga. Neze amafaranga ari kugurira. Tugende nyine kugura. nyine mo amafaranga njye ndigurira icyo nshaka siwazi kwase kwa amafaranga nigurire Yeah, sweet like baby. Beti ni mashaka kuzabona twatanze umwana wacu. Kunasa uvuze ngo iki uvuze ngo iki ngo ufite reba hano ngo ufite amatsiko ngo yo kubona iki ngo ufite amatsiko yo kubona umwana wanyu usigatajyana. manzi usobanurire Utajyana. sobanurira ukuntu uvuze ngo ufite amatsiko yo kubona umwana wande Ngena. ibyo wavuze se ntabwo byumva Ujyana. reka kwisinzirishwa mbwira ngo ufite amatsiko yo kubona umwana wa Betty Betty hari uwo ubona hano Wa mugore wasese. uzira ikindi Byambaye. uzira ikindi Byambaye. ibyo naguhaye ndabona bitangiye kugushiramo ndaje nkongera ibindi Icyoma